nshuti bakunze ba Emi Pro Media, abakunzi ba Kiliziya Gatolika, umubyeyi wacu ari nayo operating system dukoreramo, abari mu Rwanda ndetse no muri diaspora. Kristo Yezu akuzwe. Gahunda ni ya yindi Catholic Church Entertainment. Rero uyu mwanya tugiye kwintertaininga Kiliziya yacu, ngewe n'umuhungu wanyu mukunda cyane Pisco, muramumenyereye. Kino ni ikiganiro cya gatatu dukoranye, ngo hari agaseke yadupfundikiriye araza kudupfundurira. Reka abanza dusuhuze, anadushyire n'imbere y'Imana ture ko akibuka gusenga. Igihe Yezu amanutse umusozi, abantu benshi baramukurikira, nuko haza umurwayi apfukama imbere ye, aramubwira ati Nyagasani, ubishatse wankiza. Ijambo ryawe ribeshaho ritanga ubuzima, uwakwizeye nta na rimwe azakorwa n'isoni. Uvuga rimwe utikira, umuntu agakira. Yezu aramubwira ati kira 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 kira, ndabishatse kira. Yezu arakubwiye ati kira 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 kira, ndabishatse kira. Nyinshi muri izi modoka ubona mu mihanda, ba nyirazo buriya bararira ngo abashoferi bazitwara bakoresha nabi essence na mazutu, abandi bakayiba, abandi bakandikirwa kurenza umuvuduko hafi buri munsi. Gusa aba ni abataramenya Sator Rwanda Limited, sosiyete izobereye mu byo gushyira speed governors mu modoka ndetse na GPS tracking system. Nk'aho ibyo bitari bihagije, Sator Rwanda Limited ishyira mu modoka yawe ikoranabuhanga rituma uyigenzura aho uri hose. Imodoka yawe bayishyiramo fuel monitoring system, aho umenya ingano ya essence cyangwa se mazutu yakoreshejwe mu modoka yawe. Niba yibwe, umenyeshwa ako kanya ingano ya essence yibwe ivunjwe mu mafaranga. Aho yibiwe, umushoferi wari utwaye imodoka ukaba wanasaba ko imodoka yawe itongera kuva aho iri kugeza ikibazo gikemutse. Vehicle movement control ikwereka aho imodoka yawe iherereye igihe icyo ari cyo cyose. Mileage and engine statistics ikoherereza ubutumwa ku birometero imodoka yawe yagenze mu gihe runaka. Iri ni ikoranabuhanga rinakumenyesha igihe cyo kujyana imodoka muri control technique, igihe cyo kumenesha amavuta n'ibindi. Hari kandi driving behavior analysis ikwereka uko umushoferi wawe arimo kwitwara mu muhanda. Aya makuru yose uyahabwa kuri telefoni yawe ako kanya bikiba. Ibi byose bishoboka kubera ko Sator Rwanda Limited ifite ubunyamwuga, ubunararibonye, ikagira abakozi b'abahanga kandi bahagije bakugeraho vuba bishingiye ku mashami Sator ifite hirya no hino mu gihugu. Hamagara cyangwa wandikire Sator Rwanda Limited kuri 07 81 13 81 55. Kristo Yezu akuzwe. Ndabasuhuje, Iteka ryose. ndabasuhuje cyane. Nitwa Eric Pisco. Ku muntu waba umbonye bwa mbere cyangwa se ageze hano bwa mbere kuri YouTube channel ya Emi Pro, Ku cyaha Gihire TV, ndabasuhuje mwese. Nitwa Eric Pisco, ndi umuhanzi. Wow, turakwishimiye kandi urakoze kudusabira Yezu ko adukiza. By'umwihariko ngewe nari maze iminsi ndwaye grippe ariko nanakennye. Ibyo unsabiye Yezu abyumve kandi abyiteho. Amin amin. Pisco, amakuru ni meza. Nishimiye kuba ndi hano pe. Ni byiza, meze neza. Nge nta grippe nkawe, nabyo ndabishimira Imana. Muri rusange meze neza. duherukanye uri gutegura konseri kandi iyo konseri yaranabaye. Nibyo. Iyo wateguraga icyo gihe, imwe wakoze bwa mbere, si yabaye se? Yego, yarabaye. Yanagenze neza. Icyo gihe wari unanutse, urumva? Nibyo se. Utarakora iyo konseri wari unanutse. Nta nubwo wambaraga imyenda ihenze. None warabyibushye. Usigaye unanaririmba neza kurushaho. Imana ibishimirwe. Ubwo ndashaka kuvuga ko ushobora gusanga konseri yenda yarakubyariye
umugati utuma ubyibuha ubwo ariko ndashaka utubwire iyo konseri yagenze ite n'iki intego wari ufite wazigezeho n'ibiki byose nibyo nshatse kuvuga. Mu by'ukuri yari live recording, abenshi bayita concert ariko abari live recording buri itandukanye kure na concert. Twari turi ku recording live album yanjye ya mbere yari iriho indirimbo 15. Navuga ko intego twazigezeho 100%. Impamvu mvuze ngo 100% nuko indirimbo zose twarazirikodinze ndetse turazifite. Inyinshi 10 muri zo ziri kuri YouTube, 11 muri zo ziri kuri YouTube, n'izindi enye nazo ziri ready ko abantu nazibaha. Hari ndetse n'izindi platform zicururizwaho umuziki hose izo ndirimbo 11 zimaze kujyaho. Navuga ko rero iyo concert mu buryo bw'intego yari ifite ku recording live amajwi n'amashusho y'indirimbo, icyo yakigezeho kuko byarabaye 100%. Harengaho n'ikindi noneho cyuko indirimbo zari nshyashya, uburyo rero zafashije abantu ni added value ikomeye, ni nk'ikintu cy'inyongera gikomeye twabonye muri iyo concert. Abantu benshi bagenda bampa feedback kabisa ko indirimbo zabafashije mu by'ukuri ziri gukora akazi zari zigenewe gukora. Navuga ko rero intego twazigezeho. Noneho ku byo wari uvuze by'uko imbere nari nanutse ku bijyanye n'ibiro ntabwo byiyongereye. Burya ndi umuntu umenya ubuzima bwanjye ko buhagaze, n'ibiro ntabwo byiyongereye, biracyari bya bindi. Ariko uko bisa kose niba muri visage uko bigaragara ko nabyibushye, birumvikana ko ndi kugenda nkura. Urishimye, unagaragara nk'umuntu ufite amafaranga. Uvuga ko konseri ntabwo navuga ko wenda ari konseri yabiteye, nyine umuntu atera imbere, twese tuba dukeneye gutera imbere. Nanone ndamutse ameze nk'uko narindi umwaka ushize, nanone cyaba ari ikibazo naba nkeneye kwitekerezaho. Rero muri rusange meze neza, byanze bikunze nk'umuntu uba ufite intumbero zo gutera imbere. Ntabwo uko nari meze umwaka ushize ariko nyimeze nateye imbere pe, ndabishimira Imana. Ndishimye ko konseri yagenze neza, nanjye nari nyirimo rwose, narabibonaga ko bizagenda neza. Byaduciraga amarenga ukuntu vibe zari zihari, hari haje abantu benshi, sare yuzuye. Ari n'ubwa mbere ngiye ndibuka ko ndi kukumva uri kuyitegura, numvaga nshaka nko guseka ngakubita nk'igitwenye. Numvaga nti hari amakorari ajya nategura konseri agaseba ugasanga sare irimo nka 1/3. Hari ayo tuzi rwose yagiye aseba mu minsi yashize, ariko nkavuga se uriya museminariste wacu buriya nizire yishingikirije iki. Ngiye kubona mbona sare iruzuye, wow, nahise mbikunda cyane. Icyo gihe rero wari wambwiye, nari nakubaje ngo hagiye gukurikiraho iki nyuma ya utararenga aho ngaho. Icyambere ndabishimira Imana ko nyine Imana n'abantu ko abantu bitabiriye n'ibyo twari twapanze bikagenda neza. Ariko hagati aho nyine nshishikarize n'abantu gushyigikira abahanzi bacu, amakorali yacu. Nkuko wari ubivuze, reka wenda neye kuvuga ngo guseba, ariko nyine ntabwo ari ikintu cyiza kuba ko dukunda ishobora gutegura igitaramo ntituyitabire. Reka mfate uyu mwanya mbere yo gukomeza nshishikariza abantu. Mu by'ukuri gutegura konseri biravuna, bitwara imbaraga n'amafaranga n'amasengesho. Mu by'ukuri mw'abantu mwe mudukurikiye, nimuzajya mubona ko hari cyangwa umuhanzi yateguye igitaramo, basi mujye mugirira izo mbaraga baba bakoresheje, tubitabire. Kuko gutegura konseri ukabona nta bantu baje birababaza pe, birababaza, bica intege. So niyo commentaire nashakaga gushyira. Nakurwanya. None se reka nkwereke impamvu twaje muri konseri yawe tusare tukuzura no hanze bakajya. Nukubera ko ibyo wari wadutekeye byari bituryoheye, ariko ntago wari uwo munsi gusa, twari dusanzwe tuzi ibiryo uteka ukuntu biba bimeze. None se ubu ngubu umuntu yateka ibiryo birimo umunyu mwinshi, agafata nk'umunyu akaminjiramo ibiryo, warangiza ukabirya ngo reka ngirire ko ngo yatakaje imbaraga. Nyine umva icyo nshaka kuvuga. Akeza karigura. Hari igihe umuntu nawe ategura ibintu ukavuga uti aya mafaranga yanjye ninyatanga cyangwa n'umwanya wanjye
hari icyo ngiye kunguka so byumva donc uwo muntu nawe uri gutegura concert cyangwa iyo korari gibanza ivuga iti ibi bintu ni igiki kizatuma umuntu aturuka imuhanga agatwika essence cyangwa agatega ni ikiza hari ishangi muri paruwasi ya Shangi ku kiliziya handitse ngo utahanye iki azatahana iki hariya iwawe hari buri wese igihe hari icyo natahanye nundi hari icyo yatahanye ariko hari igihe usa bona handi hose ugira icyo utahana ariko hari igihe utahana nyine kigiye kitafite icyo kirakumarira so kuri icyo wari umaze kuvuga wari utanze urugero rw'umuntu nyine watetse agakoresha imbaraga ariko agashyiramo umunyu mwinshi ababirya bakumva ntibiryoshye urugero wenda muri iyo context tubuje n'umuziki hari nk'umuntu ushobora gutegura urusaku donc akorganiza urusaku agatumira abantu muzaze mwishyure mbasakurize bagataha imitima yabyimbye n'amatwi yajanjaguritse nicyo nari ngiye kubivugaho cyo no muze dukore dutesting ibyo biryo twumve ko koko bitaturyoheye wenda ubutaha natubwira ngo muze kurya bya biryo tumubwire tubushize ntabwo byaturyoheye tunamuhe feedback tunamubwire tuti washyizemo umunyu mwinshi amenye ngo ubutaha azagabanyamo umunyu cyangwa se washyizemo amavuta menshi tumenye ngo ubutaha azagabanya amavuta ariko kutaza akenshi ntabwo tuba tuzi ibintu umuntu yateguye hari ukuntu busanzwe umubona ariko nyine tugire basi uwo mutima wo kuvuga tutireka tujye kureba ibyo bintu yateguye wenda natatuha ibintu byiza icyo gihe nyine ni uzaba wiziza ariko tugerageze tumusapotinge natwe nk'abahanzi nk'amakorali nyine ni inshingano zacu gutegurira abantu ibintu byiza ariko cyane cyane ubwa mbere burya nibwo bugora twihangane twitabira abantu iyo uteguye ibintu byiza abantu bajya bimvestinga mu gutegura korali zinvestinga mu gutegura ibintu byiza abantu bazizana iyo ushaka hari abantu njya ngira inama b'abaperezida birirwa bavuga ngo ino korali yacu kuko tubona nta rubyiruko nta basore barimo njya bavuga ati mwe mushaka abakobwa beza mu barukirite nka 3 cyangwa 4 abasore bazizana iyo ufashe abakobwa beza ukabatereka ahantu abasore bahita bizana ngo ntabwo rero ubiruka ni ukuvuga rero amakorali iyo uteguye ibintu byiza abaza kubirya iyo uteguye ibiryo byiza abakonsomateri barize nta nubwo wirirwa uvunika mu magambo make korali zacu n'abahanzi dufite inshingano zo gutegura ibintu byiza umuziki mwiza uryoheye amatwi noneho n'abantu bakaza bakadushyigikira ubwo ndatekereza ko unyujuje n'ubwo wari watangiye uvuga ngo ugiye kundwanya buri wese ku ruhande rwe afite kuri korali ni inshingano kubitabira ibitaramo n'umusanzu bashobora guha abahanzi n'amakorali Pisco yenda tukiraho tureta tugera yenda niwo utumye tubivugaho twahereye kuri concert yawe ariko ubwo tuboneyeho no kuvuga yenda ku makonseri muri rusange ariko tugamije kubaka ntabwo tugamije yenda gusenya hariko urabizi urugendo rwacu rw'umuziki gatolika mu Rwanda turimo twese icyo dushaka ni kimwe vision dufite ni imwe nuko yene umuziki wacu wagera kuri standard bikadufasha mu kwitagatifuza ariko binaturyoheye tukaba proud yuko yenda natwe badukina kuzi nkuko bakina n'abandi mu makonseri amazi iminsi abaye ubona ari izihe ntege nkeya zirimo kandi uzivuge mu mazina yazo hari konseri hari Chœur International yakoze konseri ubwo uhereye birasaba ngo dufate timeline tuvuge ngo uhereye uyu mwaka cyangwa mu myaka 2 ishize sinzi umwaka ubwo twavuga umwaka ushize reka twevariwe kuko uno mwaka hari abakoze yenda muri uno mwaka n'abandi bazakora ariko by'ubikirimo reka dufate umwaka ushize twevariwe umwaka ushize nawe niwe wakozemo live recording yego ibintu ibintu wabonye bakunda guhuriraho bose ibyiza ni ibyiza urabishyira ukwabyo n'ibibura bishyira ukwabyo bakunda guhuriraho wirengagize akantu ntuza za buri wese ku giti cye wenda nuko bishyizemo filozofi nyinshi nge nazi nge ntabwo nize filozofi ariko muri rusange navuga ko ahanini mu muziki ushingiye kuri technique bango nyine na definition y'umuziki irabivuga art de produire de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille ahanini rero ibyo wavuga byinshi bishingiye aho ngaho
so hari igihe usanga indirimbo nyine abantu bayiteguye ariko ntiba executed neza bitewe na circumstances nyinshi idase ugasanga nk'umuntu agiye kuririmba wenda ntitumwumvise iyo ni technique rirumva ko nakabaza ariko biterwa nanone na circumstances zitandukanye ugasanga se nyine buri korali zose zagiye zikora ntabwo nshaka kumentioninga ngo iki n'iki mu by'ukuri ubona ko nyine hakenewemo improvement yaba abahanzi yaba na korali burya nta muntu ujya ugera kuri level adakeneye kwisko abantu bose amakorali yose ari eligible yo gukora concert yego ni nkuko impamvu nkubaje gutyo hari umuntu wavuze arakantu kameze nk'akagero kari bizarre njya nibaza niba abantu bose bemerewe kubyara kuko nabonye kubyara ngo nugufasha Imana kurera kandi hari indangagaciro ugomba kuba wifitemo kugira ngo uzayifashe kurera koko ko hari ababyara ugasanga bari gutanga umuganda wabo kugira bongere ibibazo ku isi ndashaka kukubaza amakonseri yose nako amakorali yose yemerewe gukora konseri ari eligible none se ko njya mbona hari abategura urusaku bagatumira abantu si ikibazo cyo kuba eligible ahubwo keretse yumbaza ngo ari able afite ubushobozi bwo gukora concert ariko kuba eligible ho bari eligible barabyemerewe urakoze uratsinda kuvuga ariko ikibazo ni kukubaza uri kucyumva bashaka kumbaza bari capable yo gukora concert nyine bafite ubushobozi bwo gukora concert nicyo washakaga kumbaza ariko numvishe ko ari ubundi ibi byo ndi kukubwira niyo teri madeko ikibazo nuko wenda wahita umbaza ngo amategeko abigenga naya kuba eligible byo nta korali itari ngo hari ihuriro ry'abanyamuziki gaturika bakwiriye kuba n'ibyo bintu nabyo babishyiramo bakavuga bati kugira korali itumire concert nako itegure concert itumira abantu igomba kuba nyine ifite amanota ya naya kuri aya ngaya benda bafite n'uburyo babisuzuma kugeza ubu buri korali yose iri eligible ntabwo nzi wenda ikintu cyatuma korali idakora concert kitari ubushobozi bwa korali muri technique no muri finance ariko technique niho wavuye ngo umuziki ushingiye kuri technique cyane noneho concert ishingiye kuri technique na finance ahanini rero igihe korali iri kubiri eligible zose ziri eligible zirabyemerewe kugeza ubu ngubu nta mategeko avuga ngo niba utejuje ibingibi ntabwo igihe uri ko hali ushobora gutumira ariko capability yo byo ni ibindi ubwo ni buri ko hali kuko nta n'urwego rugenzura nyine capability ya ko hali cyangwa umuhanzi gutegura concert so capability ntekereza ko rero ari umuhanzi cyangwa ko hali yo kwisuzuma ikareba se turi capable yo gukora concert mu buryo technique no mu buryo financier noneho twebwe iyo twitabiriye concert ahanini kugira ngo itaha abantu batayizamo ni evaluation nyine y'umuntu ku giti cye ati nagiyeyo sinaryohewe ntabwo nzasubirayo ariko gutegura buri wese yategura ari nacyo hahandi nakubwiye ngo niba kohari yateguye concert wenda n'ubwa mbere aho kugira ngo njajinge mpita mvuga nti ibintu bishobora kuba bibishye njyewe pisco nk'ukuntu nteye njyayo nkumva ibyo bintu baduteguriye nka pressure ibyo umuntu ashobora kwa pressure feedback zikenewe nkazibaha nyine abo bishobora kugirira akamaro kugira ngo ubutaha bizabe byiza kurusha uko ntajyayo wavuze ngo ibintu by'umuziki bishingiye kuri technique ariko cyane no kuri ya definition y'umuziki l'art de produire et combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille please dufite inshingano natwe yenda nyine yo twe nukuvuga nibyo yenda nicyo dushoboye muri aka kanya abantu bagiye gutegura amakoncert baba ku giti cyabo cyangwa amagroupe cyangwa amakorali bagiye babanza bumve niba bari gutegura ibintu biri agréable à l'oreille kubera ko nabo bafite amatwi bagiye babanza bitega amatwi bumve hari igihe umuntu aririmba na gutya tuba twibera muri studio ukumva ari gusohora ikijwi ukagira ngo ntago ari we kiri kuvamo kibishye cyangwa ukagira ngo amatwi we arafunze ntago ari kucyumva
cyangwa akagenda nk'uri kugenda mu ntabire niba wamuhaye ritime agenderamo we akajya agenda urabona mu ntabire nta ntuza haba hafite nyine ubwo akava muri timing cyangwa pitching n'ibiki ibyo uvuga nibyo noneho urumva niba urugero ngiye bigeranya no kubika hari igihe umuntu nyine aririmba akaririmbira mu nteko kubika se kandi y'ibindi biremwa itari y'abantu nyine ugahita wumva arabitse cyangwa yagize gute urumva noneho hari igihe usanga nko muri korali umwe agira ingabire yo kubika undi yo kugira gute undi yo kugira gute noneho wabihuza nibyo nakubwiraga bagahita bategura urusaku sasa kandi umuziki aho utandukanira na bruit siwo bitandukanira nuko bigomba kuba biri agreeable à l'oreille nuko wenda uri kubyexagera uri kubikabiriza ugashyiramo kubika intabire ariko muri rusange ndatekereza ko ushaka kuvuga ngo abantu bategura concert bafata umwanya bategura ibintu bizaryohera abantu bazaza kubyumva uwo ni umukoro tubahaye nanjye ntegura concert ndabyumva cyangwa bajye babyita izina ryabyo bavuga ati twebwe twateguye urusaku ku itariki 15 z'ukwa munani twateguye urusaku turabatumiye mu rusaku rwacu twateguye ku itariki 15 z'ukwa munani muri arena cyangwa muri Kigali cyangwa harya handi bajya bakorera ni ngewe nkorera muri Sela oya abandi bajya bakorera iyi hantu i Remera muri ntuza muri Grand Ligasimenye bajye base aho kugira ngo batubangamire bajye batubwira ati swati ni concert cyangwa n'urusaku Pisco twakomeje reka dukomeze okay we exagere ariko ushaka gutoramo message nkanjye message yanjye nayitoyemo nk'umuhanzi utegura ibitaramo n'abandi ndatekereza ko bayitoye bagabanyijemo izo exaggeration bagiye bishyiramo Pisco ubushize rero wari wambwiye ko nyuma yo gukora live recording ugiye gutegura concert nabonye tugiye kuganira mbona unishimye cyane navuga ati burani nibyo ntabwo icyambere nari naje kugusuhuza ariko ngize opportunity ntabwo nabura nyine kubwira abantu ikintu ndi gutegura nibyo ndi gutegura concert kwanza narayiteguye ubu navuga ko igeze mu tuni nko gushyira utudomo kuri za i maze igihe nyitegura kabisa kandi ntabwo ari urusaku ntabwo ndi kubategurira urusaku ndi kubategurira umuziki uryoshye kandi hari n'akantu kavuga ngo Deus non est in commoto Dieu ne parle pas dans le brouhaha rero ubwo iyo abantu bari gutegura concert akenshi biba bifite insanganyamatsiko wowe concert yawe yitwa ngo iki ni prayer zone prayer isengesho zone ni nk'ahantu so ni concert izabera ahantu ku buryo buri muntu wese uzahagera azahita yumva ko aje gusenga bishatse kuvuga iki ni indirimbo z'Imana gusa z'Imana gusa pe no gusenga zijyanye no gusenga na Mutagatifu Augustin yarabivuze ngo uririmbye neza abasenze kabiri so ni tuzaba turi muri prayer zone turi gukoreramo concert ifasha abantu kwiyumvamo icyo gikorwa cyo gusenga yego Pisco kubera iki wateguye concert ukayita gutyo prayer zone wabonye abanyarwanda n'abakristo muri ino minsi muri iki gihe badasenga ukaba iyo concert yawe ari igisubizo kubera iki ndashaka kubaza kubera iki wayise icyambere abanyarwanda barasenga hari n'abadasenga ariko abanyarwanda barasenga pe ariko gusenga ntabwo bijya bihagarara bihoraho no gusenga no guhozaho ntabwo ushobora kurambirwa kuganira n'umubyeyi wawe so n'Imana n'umubyeyi wacu rero ntabwo ushobora kurambirwa gusenga so njyewe icyo nshaka gukora ni ugushyira itafari nyine kuri navuga ku kwitagatifuza kw'abantu nkabaha uwo mwanya wo kuza cyane cyane abakunda umuziki si igiterane ngo tuzabwiriza si kirte si misa oya ni umuziki tuzaba dukora gusa tuzaba turirimba indirimbo ariko zifasha abantu gusenga kubera ko uririmbye neza abasenze kabiri so si uko rero abantu badasenga ahubwo no kugira ngo bakomeze barusheho kwiyegereza Imana kubera ko n'ubundi wamugani isengesho ngo ni ifunguro rya roho kandi n'ubundi umuntu akenera kurya buri munsi na roho rero ikenera kugaburirwa buri munsi impamvu prayer zone nayikubwiye ni uko niwumva prayer ukumva ko ari concert ariko yitwa prayer zone I mean nyine tuzaba turi muri prayer zone nuvuga ngo ntutekereze kuzumvamo nyine za ndirimbo zindi
zitajyanye no gusenga, zitajyanye n'ijambo ry'Imana. prayer ni kimaze zone naho hantu tuzaba turi ahantu hadushyira muri ni milieu comfortable itwemerera gucengera neza izo message ziri mu izo ndirimbo tuzaba. Ni isengesho gusenga kubyumva. Ni indirimbo zo gusenga gusa pe. Ntabwo tuzaririmbamo Champions League, ntabwo ari iyo gusa, ntabwo zidufasha gusenga. Ntabwo uzashyiramo ngo izuba rirarenze. Oya, ni indirimbo dushobora gushyiramo haleluya chorus, dushobora gushyiramo indirimbo zo mu misa, dushobora gushyiramo nibuhoraho ari amahoro yawe, dushobora gushyiramo kira n'abaririmbiye. Indirimbo zose zifite ubutumwa buganisha ku gusenga, kwegerana n'Imana. Ntabwo ari zose ariko izo twabateguriye ni muri uwo mujyo. Pisco, birumvikana konseri ni we wayiteguye, ni bande bari kugufasha kuyitegura, ni bande muzafatanya, igenewe bande? Icya mbere igenewe abantu bose, abantu bose pe. Upfa kuba wemera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Ntabwo igenewe idini runaka, nta dini runaka igenewe abantu bose. Umuntu wese wemera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwe. Ndacyakomeza cyangwa se ushaka kumva ibyiza by'uwo mwami n'umukiza w'ubuzima bwacu, ushobora kuba uri umusilamu ukaba utarekoreka ngende numva uwo Kristo bavuga ni muntu ki. Ufite iyo nyota, buri muntu wese wemera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwe cyangwa se afite inyota yo kumumenya, iyi concert ni Pisco. Abantu bakunda mu muziki, abantu baba bafana abantu batandukanye, bafana abantu batandukanye. Hari umuntu wumva nk'umuntu runaka utagukunda wowe, ariko akazaza muri concert kubera yenda undi muntu watumye uzawirimo. Ni nka bande key element waba waratumiye bazaba barimo kugira ngo n'abatagukunda bazaze kubera bo? Mbere na mbere aho kugira ngo mbere na mbere ashobora kuba atankunda nibyo, ariko akaza kubera ubutumwa ndi buvuge. Niba turi butanga ubutumwa mu ndirimbo, icya mbere ntibarebe nge, barebe ubutumwa turi gutanga. Icya kabiri, niba ubutumwa kubera buri kunsohokamo nabwo yumva atabukunda, ntabwo nzaririmba njyenyine. Mfite timu y'abantu bagera kuri 16, abantu 29. Yego, 29 y'abantu baririmba gusa, style zitandukanye ariko baririmba. Niba atari ibanga nyine watubwiraho kugira ngo yena dutangire kujya muri mood. Yego nibyo ngiye kubakubwira. So niba wararebye waje muri concert yanjye y'umwaka ushize, abantu 80% byabo twaririmbanye barimo, baracyahari. Basse ni yindi, tenor ni yindi, haziyongeramo n'abandi ndetse. Abo twacuranganye barimo nabo. Ubwo wenda kugira ntavuga amazina ni benshi, ntabwo nabarondora mu kiganiro kimwe ngo mbarangize. Iyo ni team yanjye. Abacuranze ngira ngo mwabonye ko nkoresha full band. Ingoma, gitari, basse na solo na piano, apana amapiano na piano ziba zihari. Kuko ngende urumva hari abantu bakunda kuvuga ati wawe urawe mu pianiste azaba hari. Okay. Dufite nk'umubateri yitwa Benny. Ni umubateri. Gitari, basse na solo ni Kiza na Melchior, abantu baramenyereye, dusanzwe dukorana nabo. Piano main hariho Kevin, second ni witwa Clem. Dufite n'abapianiste bacuranga indirimbo zitari za band. Thierry muramuzi, wo muri Chorale de Kigali. Tarsise muramuzi, Hervé nawe baramuzi, akora yitwa ubundi izina ry'umuziki yitwa Hervé Covers. So nawe azacuranga, urumva nkabo n'abacuranzi, party y'abacuranzi. Dufite abaririmbyi, Aristide twararirimbanye ubushize, Jean Fidel twararirimbanye ubushize, abo baririmba basse, Jean de la Croix. Tenor dufitemo abitwa ba Bosco, Jean Bosco. Dufitemo abitwa ba Rwego, muramuzi nawe twararirimbanye ubushize, aririmba muri Care.
dufitemo Egide soprano harimo rwose abakobwa baririmba neza Darlene Sandrine Noella Cynthia alto dufitemo nka Aline Leila Aline Leila haryo ndirinde Claudine Claudine ndumva abaririmbyi nabo ariko dufite n'abantu bazaturirimbira batari muri team yanjye nka Denis azaperforminga Denis uramuzi ni umuhanzi Denis Nizeyimana ni umuhanzi abantu bamenyereye Isaac Gatashya wo muri Chorale de Kigali afitemo performance ni umuntu abantu bamenyereye dufitemo party ya piano solo Pacis azacuranga piano Pacis wo muri Chœur ni umupianiste mwiza cyane Alleluia muramuzi Alleluia nawe yerutse gukora concert yo gucuranga piano naramubonye na hano yigeze aha acuranga muri Chorale Saint Paul ariko ni n'umupianiste aherutse no gukora rwose concert ya piano urumva nk'abo ni abapianiste bakomeye na piano harimo abandi basore bazacuranga piano Hervé Alpha bazacuranga groupe yitwa Archangels Voice urayizi ndayizi nayo ifitemo performance mbese urumva ushobora kuba udakunda ibyanjye ariko se ntuzakunda na piano ya Pacis cyangwa rero nibyo nakubwiraga nyine nk'uko se urumva adafite ubwenge ukunda Pacis bafana be bazazi abakunda Denis ni karibu ntabwo bose nabavuga ni concert ndende iri extensive ku bantu bose kandi ndahamya ko ahantu tuzamara amasaha ane turirimba ducuranga kuva saa 11 kugera saa 3 ntabwo waburamo ikintu ukunda pe ntabwo byashoboka ntabwo wabura icyo utahana niyo utatahana icyanjye uretse ko nizeye ko nibyo tuzaririmba ngewe nzaririmba bizaba abantu bizabafasha na team yanjye ushobora gukunda iby'abandi muri rusange abantu bazaze ni umwanya mwiza wo kwegerana n'Imana ni umwanya mwiza rwose wo gusingiza Imana mu ndirimbo nziza iyi nshuro si nshyashya ntabwo ari nshyashya ni indirimbo abantu bamenyereye zaba izanjye n'iz'abandi zaba izo mu kiliziya n'iz'abandi bakristo batarabo muri kiliziya gatolika waba uri umukatolika waba uri mu yindi church ni karibu muri prayer zone noneho tubona abo muzafatanya hari ukuntu iyo umuntu ari gutegura konseri hari nk'abantu aba yatumiye byandi b'imbere table d'honneur wadusogongeza tugatangira twatangiye konseri mukanaza kubaza ari ryari turi gutangira kuyisogongeraho ku bantu bazaba bari nabyo turabikunda abafite bw'abafana bawe reka mpere ku mupadiri uzadufasha gusobanura ijambo ry'Imana by'akanya gato kuko tuzagira n'umwanya wo kumva ijambo ry'Imana by'akanya gato Padiri Alex uramuzi Padiri Alex w'umujene urubyiruko ruramukunda ni omoniye w'urubyiruko mu Rwanda rwose niwe uzadufasha gusobanukirwa ijambo ry'Imana wese ntabwo nakirirwa musobanura ntabwo nanabibasha simfite ubwo burenganzira ariko ntabwo yakwirwamo pe Emis uzahabura Emi Pro nimba nzaba ndi imbere nzaza ntabwo wahabura utari imbere ntabwo waza ntabwo naza oya nta kibazo ariko ntabwo rwose wahabura ndabizi abihaye Imana batandukanye abapadiri ababikira narabatumiye pe kandi abenshi banyijeje ko bazaza kiretse ushobora kugira impamvu nk'uko ndi kukubwira n'abo bandi hari ushobora kugira impamvu ariko kugeza ubu konseri isigaje icyumweru kimwe kuwa gatandatu nk'uyu wari bubimbaza ariko kuwa gatandatu utaha nibwo konseri izaba abenshi natumiye rwose barambwira ko bahari abapadiri abihaye Imana batandukanye abaririmbyi bagenzi banjye bo muri chorale zitandukanye byanze bikunze nyine hijya kurishihera ku rugo abantu benshi bo muri Chorale de Kigali bamaze kunyizeza ko bazaba bahari Chœur International n'izindi chorale nyinshi Le Bon Berger Chorale Justitia Pastor Bonus hari abantu bo muri Christus Regnat
korali Saint Paul ni benshi, amakorali nagiye ntumira ni menshi, apana kuvuga ngo barapresenta, ariko nyine kuba bari muri concert, urumva azaba ari concert yahuje abantu benshi, kandi abenshi nyine duhuje uyu murimo rwose bazaba bahari. ubwo izaduhuza twebwe ubwacu inaduhuze n'Imana. Niko bimeze. Ako kantu nibyo kabisa. Pisco, none se ubwo konseri izaba ryari? ubwo ni umunsi n'isaha izabera he? Icya mbere izaba kuwa gatandatu. Ni kuwa gatandatu, ntabwo ari ku cyumweru. Kuwa gatandatu tariki 29 z'uku kwezi kwa 11. Ubwo ni kuwa gatandatu utaha utari uyu wa none. Yego, kuwa gatandatu utaha. Wenda hari uzareba iki kiganiro nko kuwa kabiri w'icyumweru gitaha, ubwo ni kuwa gatandatu w'icyo cyumweru. Kugeza ubwo 29 z'ukwa 11 zizaba zitaragera. Ni kuri uwo wa gatandatu. Hari n'ushobora kuzareba ikiganiro kuwa gatandatu kuri 29. Uwo munsi saa 11 tuzaba dufite igitaramo kuri Sela. Saa 11. Sela ni hariya hafi ya Sainte Famille, ni mu Kiyovu cyo hepfo. Kimwe cy'abakiriya. Oya, ntabwo ari ibyo ngibyo, ni mu Kiyovu cyo hepfo. Urabona ugeze kuri Saint Paul ukamanuka nk'ugiye harya bahita, iyo umuntu ari kumanuka n'amaguru yerekeza epfo bahita gute? Hari uba wenda kugera muri feruje zo kuri RSSB. Ugahita ukata ahantu hari igiti. Bakunda kuvuga ngo ni ku giti kinini cy'umuvumo. Ni hariya kuri Sela, Centre Missionnaire La Vigerie. Ni mu Kiyovu cyo hepfo, nyabo niryo zina rindi. Ni mu Kiyovu cyo hepfo. Hari Kiyovu cyo haruguru y'umuhanda, akaba ni Kiyovu cyo hepfo y'umuhanda. Ni mu Kiyovu cyo hepfo y'umuhanda rero. Niho kuwa gatandatu saa 11 kuri 29 z'uku kwezi niho tuzataramira, tugeze saa 3. Urebye ni ukugeza saa 3, saa 11 kugera saa 3. Ni igihe cy'amasaha 4 dutarama, turirimbira Imana, twegerana n'Imana. Umunsi woruganije ute? Byo bizatangira saa 11 ni kuvuze birangire none ibintu mu mazingenzi le temps fort. Afekure yenda zo ni uzihorera. Hari ibiba biri kubera inyuma y'amarido, nka installation yaho tuzakorera, amadecoration n'ibiki. Gusa guhera saa 9 n'igice, saa 10 ushaka kumva ahari ari muri prayer zone nta kibazo, imiryango izaba ifunguye. Ariko guhera saa 11 nibwo tuzatangira. Tuzaba dufite event isa nkaho igenda ibyiza bivaho hajyaho ibyiza kurushaho, cyangwa se ibyiza kurushaho bivaho hajyaho ibyiza kurushaho. Nanone nyine ni ibintu byiza gusa, ariko tuzaba temps fort nyine z'ingenzi. Navuga ko temps fort ni dufitemo party ya ni nka party enye. Navuga nk'urugero hari nka gufashije ari party Padiri Alex azasobanura ijambo ry'Imana, iyo ni temps fort. Rero nibyo nari ngiye kuvuga, ni ukuvuga ngo dufitemo igice cyo gucengera umuziki ucuranze, piano solo. Abapianiste batandukanye ni abavuzi, Pacisi, Alleluia, Alpha, Hervé. Ni igice cyo tutaririmba twumva wa muziki wa piano gusa. Dufitemo igice cy'umuziki w'amajwi, icyo abantu benshi bakunda kwita ngo classique. Za ndirimbo ziri classique nyine, classique. Apana kuvuga ngo nanze kuvuga ngo tujye ngo mu maera ngo classique ngo baroque. Oya, iyo bavuze classique icyo wumva icyo ngicyo. Aravuga ngo umuziki wo mu kiliziya, ngo indirimbo zo mu misa, niba wita classique nyine iyo njyana yo mu kiliziya. Ariko nyine ni yanjyana nyine abantu benshi bamenyereye mu kiliziya ya classique. Nanone kandi icyo ni igice cya kabiri. Apana uko bizakurikirana, ariko nyine za temps fort wambazaga. Dufitemo noneho party ya benshi bakunda kubyita ngo ni contemporary music. Uyu muziki ubyinnye mu buryo butandukanye, wa worship, wa gakondo, ibyo bitwita ikinimba, ariko ubyinnye muri rusange ugizwe nuko aba ari umuziki ufite wenda lead singer, aba backup singer na full band. Ngira ngo nkaho uhita ubisobanukirwa. Ngo ni contemporary music. Aho ni hahandi nyine abantu bahaguruka tukabyinana pe.
ndetse azaba ari n'igice kinini navuga nta kizaba ari igice kinini abantu be expecting ko icyo gice rwose ntabwo ari kwa kundi ushyiramo akaririmbo kamwe oya ni igice kizaba ari kinini pe tubyinira Imana ni igice kizaba ari kinini si akaririmbo kamwe sina dutanu gusa ni indirimbo zizaba ari nyinshi muri icyo gice and then tuzagira umwanya wo kumva ijambo ry'Imana muto kuko mu ndirimbo tuzaba turirimba zose zirimo ijambo ry'Imana niyo mpamvu ijambo ry'Imana nyirizina tuzasobanurirwa na padiri nababwiye azaba ari ijambo ry'Imana rifite umwanya utari munini ijambo ry'Imana tuzakomeza kuryumva mu ndirimbo ubwo nacyo nayo ni narya wari temps faible zo ntazo dufitemo noneho navuga ko no gusoza nyine dusabira abantu umugisha ariko muri rusange piano dutuje classique contemporary no kumva ijambo ry'Imana nibyo bizaranga hanini igitaramo ntabwo ari uko bizakurikirana ariko nibyo bizaranga igitaramo ntabwo abantu badukurikiye ntabwo bazi ngo hazabanza iki hakurikireho iki ariyo mpamvu kandi byose bizaba biryoshye ariyo mpamvu mbashishikariza kuzahagerera ku gihe kugira ngo natwe tuzatangirira ku gihe ni ukunda kuvuga ngo ndi robo kubera najya nkererwa tuzatangirira ku gihe nk'amarobo 11:00 rwose Pisco tugana ku musozo ni igiki wasaba mu rwego rwo kugira ngo iyo konseri yawe prayer zone koko tuzagere ku intego wavuze ko ari gufasha abantu gusenga tubinyuje muri izo ndirimbo no muri zira etape byose dusobanuriye ni igiki kugira ngo nyine tuzabigereho neza hari umusanzu wawe nuwe musanzu usaba abanyarwanda n'abakristo muri rusange ariko cyane cyane abaririmbyi icya mbere abaririmbyi bo naranabibasabye mu gikara aho dutegurira ibyo tuzabaha bo barabizi ariko abazatwitabira icya mbere mbasaba nyine ni ukutwitabira ari benshi burya ngo n'abarenze babiri baba batangiye kuba benshi ariko tuzakorera ahantu hajya byibura abantu 250 si hanini cyane ariko 250 bose nifuza kuzabona bose bahari kandi bari no muri iyo mood yo gusabana n'Imana yo kwegerana n'Imana n'indirimbo tuzaririmba zizabibafashamo buri wese nyine azitegure ku mutima ko atagiye mu gitaramo gisanzwe azaba agiye mu gitaramo cyo kwegerana n'Imana cyo gusabana n'Imana no kubyitegura ku mutima akitabira ikindi kandi kuko nyine ahantu tuzakorera ari hato nyine biranasaba ubiteganya hakiri kare ugateganya kuzajya muri prayer zone ukabitegura bya 5,000 cyangwa 10 cyangwa ndarengaho ababona flyer yanjye barabibona naringiye kukubaza ubwo mu byo uri bubasabe kubasaba no harabagira ngo n'ubuntu yego nicyo naringiye kuvuga hari 5,000 cyangwa 10 byanditseho kuri flyer no gutumira abantu no kubitegura kare nyine ubwo bushobozi ukaba ubufite no ku mutima ukaba wumva ko nyine ugiye kwegerana n'Imana mu by'ukuri nkunda kubibwira abantu aya mafaranga tuba twashyizeho ntabwo aba ari kuvuga ngo ni igiciro cyo kuvuga ngo nukuza muri concert oya cyangwa se ngo turi kugurisha oya no kubera ko concert nyine twara amafaranga kandi ngiye nk'umuhanzi hari akenshi ntabwo kwanza buri gihe ntabwo yose mbanya afite ku buryo nshobora kubona amafaranga yo kwishyura ibintu byose biri bukenerwe ngo twegerane n'Imana aho tuzakorera ibyo tuzakenera kugira ngo concert igende neza niyo mpamvu nyine aya mafaranga nta nubwo aba ari fixe kuvuga ngo ni 5 ni 10 oya hari n'abantu bagira umutima wo kudusapotinga agatanga narenze nk'uwo ntabwo nyine aba yatanze yandi 5 ariko muri rusange bari ukugira ngo igikorwa twateguye kigire finance igisapotinga njyewe personally nkanjye mba numva nanakora n'ibitaramo by'ubuntu abantu nkabatumira tukaririmba tukegerana n'Imana nta kintu na kimwe umuntu asabwa uretse kuza
gusa kubera ko ntaragira ubwo bushobozi bubinyemerera gukora ibitaramo ntishyuje ku muryango nyine udufaranga dukeya, niyo mpamvu ngira ngo uzaza atange nyine iyo contribution, uwo musanzu wo kugira ngo hato konseri itazarangira mukabona hari umuntu uje kwishyuza ku cyaha gihira ati Pisco yafashe wenda sound ntiyanyishyura. Niyo mpamvu tuba twashyizeho hariya amafaranga atari na fix, aba ari uburyo bwo kugira ngo tubwire umuntu ukeneye kudusapotinga ngo ni iki gisabwa kugira udusapotinga. Ariko naho ubundi mfite ubushobozi rwose najya mbatumira for free, kandi nabyo ndabisengera Imana iza providinga tubigereho. Yego Pisco, turagushimiye cyane. Gahunda ni kuwa gatandatu muri Sera guhera saa 11 kugera saa 3 tugasenga. Ubwo tuzongera guhura ubutaha ugiye kutubwira niba koko intego twarayigezeho, twarifashije gusenga ubwacu ndetse n'abandi twarafashije. N'ikindi navuga dusoza, prayer zone ntabwo ari igikorwa ntekereza ko kizaba rimwe. Iyi ni inshuro ya mbere ibumburira izindi nyinshi, ni amaseri bihoraho. Nabibabwiye nyine kwegerana n'Imana ntabwo bijya bihagarara. Tuzakomeza kubashishikariza kwegerana n'Imana no kuza muri izo seri za prayer zone zizakurikiraho, ariko iyi ya mbere ibanza rwose ndashishikariza abantu kuyitabira kuko ni experience nziza, ni n'umwanya mwiza. Hari n'abatabona n'umwanya wabo ku giti cyabo wo kuba basenga, ariko rwose ni karibu. N'ibindi bizaza kandi bizaba ari byiza, kugira rero bamenye ngo ibindi bizaba abantu bamenye kugira ngo ibindi bizaba bimeze gute, nuko babanza kugira iyo experience y'inshuro ya mbere, hato batazaba nka kwa kundi wavugaga kwimagina ko ibintu birimo umunyu mwinshi kandi utarabitestinga, ibiryo birimo umunyu mwinshi utarabitestinga. Muze mu testing ubwiza bw'Imana. Ndabizi neza umuntu wese uzaza azihatira gukomeza kuza. Nkurikije ukuntu wabitubwiye ntago ari urusaku wateguye. Yego. Ikindi kandi ndagira ngo nanabashimire, mwanshimiye, nshimire nyine Emi Pro nabo bafatanya kugira ngo ibyo mukora byose bigende neza, ko mwananyakiriye mukampa n'uyu mwanya. Ni platform nini, ndetse ntekereza ko ifite n'umusanzu munini cyane muri uko babivuze muri Catholic Church Entertainment. Ariko nanaguchallenginga ko ibyo ukora ntabwo bikwiriye abakatolike gusa, ntabwo bikwiriye abana b'Imana bose, bikwiriye abana b'Imana bose. Nibyo ni Catholic Church Entertainment, wenda niho washatse kwibanda, ariko ntabwo bikwiriye abakatolike gusa pe. Ndumva ariyo challenge naguha mu buryo bwo kugushimira. Ijya kuri shehera ku rugo ikazajya igenda n'ahandi. Nibyo ubwo ndanagusabira kwaguka no gutera imbere. Ni byiza ibyo uvuze bingirirwe. Amen. Urakoze cyane. Na studio nayigezemo, nabonye ni studio nziza, nshishikariza n'abantu kuyizamo. Nayigezemo rwose, n'ahantu umuntu yakifuriza gukorera ibihangano bye. Abafite ibihangano babizaniye amakorali, abahanzi. Niko bimeze. Urakoze rwose, nibatugane tubakorera imizigo. Ubu turi no gukora ibintu birenze bya hatari. Nibyo. Murakoze cyane. Murakoze nawe.